itindeho ntuzabuzwe izahabu n'ibuye rishashagirana. Oya, ntuzarye ibiryoshye byakuvutsa ubuzima. Itindeho. Youth generation, wari uzi ko ibyishimo by'agahe gato byakubuza ibyishimo by'ubuzima bwawe bwose? Itindeho. Yes, ibyishimo by'agahe gato bishobora kukubuza ibyishimo by'ubuzima bwawe bwose. Reason why? Ibigushimisha byose siko bigira good effect. Please be careful. Yes, itindeho. Itindeho urebe niba uyu munsi ibigushimisha byose atari ryo herezo ry'ibyishimo by'ubuzima bwawe cyangwa intangiriro y'umubabaro mu buzima bwawe. Itindeho. My friend, ntuzicuze mu buzima. Umva dia, ntuziyibagirwe nk'intambwe yo kwigira. Itindeho, nta kiryana nko kwibuka no kwicuza ikosa wikururiye cyangwa wakoze biguturutseho. Ladies and gentlemen, be careful. Ibyishimo by'igihe gito bitazababuza ibyishimo by'ubuziraherezo. Hear this. Buri ikintu ni igikozwe, ikidakozwe gishobora no kutagurwa. Ibungabunga hato utazisama wasandaye. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.